Mu mwaka wa 2012 mu Bwongereza habaye gahunda zitandukanye zo kwizisabukuru y'imyaka 400 Bibiliya yitwa King James yari maze isohotse. Muri zo gahunda harimo ibiganiro byihariye bivuga amateka y'Bibiliya byahise kuri radio na televiziyo, kandi harimo n'ibiganiro mpaka hamwe n'inama. Ni gute Ubwongereza bwisanze ari leta igendera ku matwara n'imyumvire ya Giprotestani? Dore amateka ashishikaje y'intambara Kiliziya yarwanye n'Abaprotestani mu Bwongereza bikarangira itsinzwe. Byagenze gute kugira ngo Kiliziya yigarure ibihugu by'i Burayi byose maze yagira mu Bwongereza bikayinanira? Nubwo intambara yaguyemo abantu benshi kandi bakicwa nabi batwitswe cyangwa bamanitswe, Kiliziya Gatolika byarangiye itsinzwe. Ese waruzi ukuntu Bibiliya yabaye intwaro ya politiki yatumye ubwami bw'Abongereza bukomera? Abahanga mu mateka bemeza ko Bibiliya itabaho Ubwongereza tuzi uyu munsi butari kuba ari igihugu cy'igihanganye nk'uko bimeze ubu, kandi bemeza ko Bibiliya itabaho nta bukoroni buba bwarabayeho cyangwa bwanabo bukaba bwaragize ingaruka zoroheje cyane mu mateka y'isukiranije n'uko bimeze muri iki gihe. Igikomangoma cy'Ubwongereza Charles niwe wafashe iya mbere mu kwizihiza imyaka Bibiliya yitiriwe umwami w'Ubwongereza witwaga James wa mbere yari imaze isohotse. Iyo Bibiliya yasohotse muri Gicurasi mu mwaka wa 1611, kandi hashize imyaka myinshi ariyo Bibiliya yonyine yemewe n'idini ry'Abangilikani. Ariko se kuki yakunzwe cyane n'abantu bavuga Icyongereza? Ni ikihe kintu kidasanzwe cyatumye umwami yivanga mu byo gucapa Bibiliya no kuyikwirakwiza? Ese nuko yakundaga ubukristo n'ijambo ry'Imana, cyangwa hari izindi nyungu za politiki zari zibyihishe inyuma? Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, ndakwinginze kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo nihajyeho ikindi kiganiro kijye gihita kikugeraho mu buryo bwihuse. Ukore like niba ukunze ibyo dukora, ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa utubaze ikibazo, kuko kenshi twe dutegura ibiganiro byacu tugamije gusubiza ibibazo by'abakunzi bacu. Rwose nguhaye ikaze. Mu kinyejana cya 16 rwagati, abantu bo hirya no hino mu Burayi bifuzaga gusobanukirwa inyigisho zo muri Bibiliya. Mu mwaka wa 1382, hafi ibinyejana bibiri imbere yaho, John Wycliffe yafashije abantu bavugaga ururimi rw'Icyongereza maze abashyiramo icyifuzo cyo gusoma Bibiliya igihe yabahinduriraga Bibiliya mu rurimi rwabo yivanye mu Kilatini. Mu binyejana bibiri byakurikiyeho, abayoboke bitwaga Abarorari bakwirakwije hirya no hino mu gihugu ibice bya Bibiliya byandikishijwe intoki. Abarorari bari bantu ki? Wycliffe ni umupadiri wadukanye inyigisho yo kwamagana Kiliziya Gatolika yishinze ubuhakanyi, kandi agaharanira impinduramatwara y'uko Bibiliya yashyirwa mu ndimi rubanda rwumva. Afatanije na bagenzi be, babashije guhindura Bibiliya ya Vulgate Kilatini maze bayishyira mu Cyongereza, kandi yanditse n'izindi nyandiko nyinshi. Inyandiko za Wycliffe n'ibice bya Bibiliya yahinduye byakwirakwijwe mu Bwongereza n'ababwiriza abantu bakundaga kwita abapadiri b'abakene, kubera ko bakundaga kugenda bambaye imyenda isanzwe, batambaye inkweto, kandi nta butunzi bagiraga. Nanone babahimbaga izina ryo kubanyega bakabita Abarorari, ijambo mu Gihorandi risobanura umuntu uhora ajujura avuga amasengesho. Igitabo Brewers Dictionary of Lies and Fable kivuga amateka yabo kigira kiti, mu gihe cy'imyaka mike gusa umubare wabo wariyongereye cyane. Bavuga ko nibura 1/4 cy'abaturage bemeraga ibitekerezo byabo, cyangwa bakavuga mu magambo ko babyemera. Kubera ko Wycliffe yubahaga n'abayobozi, intiti n'abandi bantu bakomeye, baramuretse apfa mu mahoro mu mwaka wa 1684. Cyakora abigishwa be bo ntibagize ayo mahirwe, kuko batotejwe na Kiliziya Gatolika cyane yari ifite ijambo mu Bwongereza. Ku ngoma y'umwami w'Ubwongereza witwaga Henry wa IV, bashinzwe ko barwanyaga Kiliziya, kandi benshi barafunzwe, abandi babazwa urubozo cyangwa se bicwa bamanitswe. None se Kiliziya Gatolika yatakaje izina mu Bwongereza gute, kandi yarahoze ariyo gitangaza cyica kigakiza? Byagenze gute kugira ngo Protestani bwigarurire Ubwongereza? Tega amatwi witonze. Nkibutse ko niba uri mushya kuri muyoboro wa YouTube channel, kora subscribe kandi ufungure inzogera, ukora like niba ukunze ibyo dukora, ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo. Noneho reka tugaruke gato mu ngingo yacu. Bibiliya y'Isezerano Rishya yahinduwe n'intiti mu Bibiliya yitwaga William Tyndale, nayo yabaye ikindi kintu kitazibagirana mu mateka ya Bibiliya. Yahinduwe mu mwaka wa 1525 mu Cyongereza, ivanywe mu Kigiriki cy'umwimerere. Nyuma yaho gato mu mwaka wa 1535, Miles Coverdale yahinduye Bibiliya yose mu Cyongereza. Umwaka umwe mbere yaho, umwami Henry wa munani wategetse Ubwongereza kuva mu mwaka wa 1509 kugeza mu 1547, yitandukanije na Kiliziya Gatolika y'i Roma maze akora ikintu yari yatekerejeho neza. Yateguye intambara kuri Kiliziya Gatolika agamije guha imbaraga Abangilikani barimo kugenda biyongera mu Bwongereza. Kugira ngo akomeze kuyobora idini ry'Abangilikani ryo mu Bwongereza, yatanze uburenganzira bwo guhindura Bibiliya mu Cyongereza izwi ku izina rya Bibiliya ihambaye. Icyo cyari igitero gikomeye Ubwongereza bwari bugabye kuri Kiliziya Gatolika y'i Roma. Kiliziya yari yaraciye iteka ko guhindura Bibiliya mu rundi rurimi bibujijwe, kandi n'ababigerageje bishwe batwitswe cyangwa bamanitswe. Gutangiza umushinga wemerera abantu guhindura Bibiliya mu zindi ndimi no kuyikwirakwiza byari igitero simusiga umwami w'Ubwongereza yaragabye kuri Kiliziya Gatolika.
abapuritini n'abandi baporotesitanti bahunze ibitotezo bya kiliziya bakwirakwiye hirya no hino mu Burayi. Bivugwa ko abagiye gutura i Geneve mu Busuwisi bakomeje umushinga wo guhindura Bibiliya rwihishwa. Mu mwaka w'1560 hasohotse Bibiliya ya mbere yo mu Cyongereza yanditswe mu nyuguti zisomeka neza yitwaga Bibiliya y'i Geneve. Iyo Bibiliya yari igabanije n'ibice n'imirongo, yinjijwe mu Bwongereza ivanywe mu bindi bihugu by'i Burayi maze ihita itangira kwamamara. Amaherezo iyo Bibiliya yaje gucapirwa mu Bwongereza mu mwaka w'1576. Yarimo amakarita n'ibisobanuro biri mu mikika bituma abantu barushaho kuyisobanukirwa mu buryo bworoshye. Icyakora ibyo bisobanuro byayo byarakaje abasomyi bamwe na bamwe kuko byamaganaga abapapa. Ibi bikorwa byo kugerageza guhindura Bibiliya no kuyikwirakwiza byateje ibibazo byinshi kubera ko biri ihambaye itakunzwe na benshi kandi yahinduriwe mu Busuwisi yiswe Bibiliya y'i Geneve, ikaba yarimo ibisobanuro byakuruye impaka. Hafashwe umwanzuro wo guhindura Bibiliya ivuguruye bahereye kuri Bibiliya ihambaye. Ako kazi kahawe abasenyeri b'idini ry'Abangirikani maze mu mwaka w'1568 basohora icyo bise Bibiliya y'abasenyeri. Iyo Bibiliya ari nini kandi irimo amashusho menshi. Kubera ko abayoboke ba Calve bangaga amazina y'icyubahiro yo mu rwego rw'idini, ntibashimishwe n'ijambo abasenyeri. Ibyo byatumye iyo Bibiliya idakundwa n'Abongereza benshi. Izo mpaka zakuriye umushinga watumye leta y'Ubwongereza ihinduka leta ishingiye ku idini biturutse ku mwami wabo James wa mbere wakundaga Bibiliya cyane. Umwami James wa mbere yavutse mu mwaka w'1566 maze yimika ingoma mu Bwongereza mu mwaka w'1603. Kuva mu mwaka w'1567 yahawe izina rya cyami rya James wa gatandatu wa Ekose, ariko igihe yahabwaga izina rya cyami ry'umwami James wa mbere w'Ubwongereza mu mwaka w'1603 yategetse ibyo bihugu byombi. Bigeze mu mwaka w'1604 James yaje guhabwa izina ry'icyubahiro ry'umwami w'ubwami bw'Ubwongereza. Bidatinze yahise atangiza umushinga wo guhindura indi Bibiliya igezweho. Yavuze ko kugira ngo iyo Bibiliya ikundwe na benshi byari kuba byiza ikuyemo ibisobanuro ibyo ari byo byose byari kugira uwo bibangamira. Umwami James yashyigikiye uwo mushinga. Amaherezo intiti 47 zo mu gihugu zashyizwe mu matsinda 6 maze zitangira gutegura ibice by'umwandiko wagombaga guhindurwa. Izo ntiti mu bya Bibiliya zifashe Bibiliya ya Tyndale n'iya Coverdale maze zisubiramo ya Bibiliya y'abasenyeri, ariko zifashe na Bibiliya y'i Geneve n'indi Bibiliya y'Isezerano Rishya yahinduriwe mu ishuri rya Kiliziya Gatolika ry'ahitwa Iriams mu mwaka w'1582. Umwami w'Ubwongereza James wa mbere yari intiti mu bya Bibiliya izwi cyane, kandi Bibiliya imaze guhindurwa yashyizwemo amagambo yo kwimutura agira ati Nyagasani igikomangoma James. Kubera ko James yarahagarariye idini ry'Abangirikani ryo mu Bwongereza, abaturage b'icyo gihugu babonaga ko yari kuzatuma icyo gihugu cyunga ubumwe, kandi ibyo byatumye Bibiliya ikundwa cyane kandi niho yakomoye akazina ka King James Version. Muri icyo gihe abayobozi b'idini bashimishwe no guhabwa Bibiliya n'umwami wabo yari igenewe gusomerwa mu nsengero. Ni ijambo ry'ibanze kandi rirerire. Abahinduzi bagaragaje impungenge bari bafite z'uko iyo Bibiliya nshya itari kuzemerwa. Icyakora iyo Bibiliya yiswe King James Version yaremewe, ariko byasabye imyaka igera kuri 30 kugira ngo abantu bayikunde kurusha Bibiliya y'i Geneve. Igitabo The Bible and the Anglo-Saxon People cyaravuze kiti muri icyo gihe niyo Bibiliya yonyine yari yemewe n'idini ry'Abangirikani, nubwo icyatumaga yemerwa ari ubwiza bwayo. Nanone igitabo The Cambridge History of the Bible cyagize kiti abakristo benshi bavugaga Icyongereza bumvaga ko umwandiko w'iyo Bibiliya waturutse ku Mana bityo ukaba ari uwera. Icyo gitabo cyakomeje kigira kiti bumvaga ko kugerageza guhindura amagambo akoreshwa muri iyo Bibiliya King James byari kuba ari ubuhakanyi. Nguko ubuhinduzi bwa King James bwakunzwe mu Bwongereza maze Kiliziya Gatolika igenda yibura gutyo mu Bwongereza. Abongereza ba mbere bagiye gutura muri Amerika ya ruguru bajyanye Bibiliya y'i Geneve, ariko kandi nyuma yaho Bibiliya ya King James niyo yaje gukundwa cyane muri Amerika. Uko Abongereza bagendaga bakoloniza ibihugu byinshi hirya no hino ku isi, abamisiyoneri b'Abaporotesitanti bagiye bayikwirakwiza. Kubera ko abenshi mu bahindura Bibiliya mu ndimi zo mu duce babaga barimo batari bazi Igiheburayo n'Ikigiriki Bibiliya yanditswemo, bifashishaga Bibiliya ya King James y'Icyongereza mu kazi kabo ko guhindura mu zindi ndimi. Dukurikije ibyavuzwe na British Library, inzu y'ububiko bw'ibitabo y'Abongereza, Bibiliya ya King James iracyari ku mwanya wa mbere mu bitabo by'Icyongereza bisomwa cyane kurusha ibindi. Guinness World Record isanzwe ishyira ku rutonde abantu n'ibintu byaciye agahigo mu isi, ivuga ko mu bitabo byacapwe kandi bigakwirakwizwa cyane ku isi, Bibiliya yuzuye cyangwa ibice byayo iza ku mwanya wa mbere. Guinness Record ivuga ko hamaze gucapwa kopi miliyari 5 za Bibiliya muri rusange. Ku mwanya wa kabiri haza Bibiliya ya King James Version imaze gucapwa ari kopi miliyari 1, maze ku mwanya wa gatatu hakaza New International Version imaze gucapwa ari kopi miliyoni 400, ku mwanya wa kane hakaza New World Translation imaze gucapwa ari miliyoni zisaga 200. Mu gihe cy'ibinyejana byinshi abantu benshi bumvaga ko Bibiliya ya King James Version ari yo yonyine y'ukuri. Imirimo yo kuyisubiramo yose uko yakabaye yatangiye mu Bwongereza mu mwaka w'1870. Nyuma yaho iyo Bibiliya yaranonosowe kandi igira ibyihindurwamo kugira ngo ihuzwe n'Icyongereza cyo muri Amerika, maze isohoka yitwa American Standard Version.
mu mwaka w'1982 Bibiliya ya King James yongeye kunonosorwa maze isohoka mu icapiro yitwa Revised Authorized Version. Mu ijambo ry'ibanze ryayo bavuze ko abahinduzi bashyizeho imihati kugira ngo igumane imvugo inogeye amatwi kandi yakunzwe cyane yo muri Bibiliya ya King James Version yo mu mwaka w'1611. Uyu munsi Bibiliya nicyo gitabo kigurishwa cyane kurusha ibindi ku isi, kandi Bibiliya ya King James niyo ikunzwe cyane kurusha izindi. Nta gushidikanya ko Bibiliya ya King James Version ari igitabo cyihariye mu mateka y'idini n'ubuhangange bw'ubwami bw'Ubwongereza. Abantu bayikundira imvugo yayo itagira uko isa, gusa uko imyaka yagiye ihita abaporotesitanti b'Ubwongereza bakwirakwije amatwara ya politiki y'Ubwongereza mu isi bitwaje ivanjiri, kandi kwaguka kw'idini ryabo byatumye Bibiliya ya King James ikwirakwira hirya no hino ku isi uko Icyongereza cyagendaga kiganza izindi ndimi gakondo mu bihugu byakoronijwe n'Ubwongereza. Gusa ikibabaje muri iki kinyejana, mu Burayi idini rya Gikristo ryacitse intege ku buryo Bibiliya ya King James itagicapwa cyane nk'uko byari byifashe mu myaka yashize. Imiryango icapa Bibiliya hirya no hino ku isi igenda irushaho gucika intege kubera ko abayoboke b'amadini ya Gikristo bagenda bagabanuka n'abasigaye bakaba batagitanga amaturo na kimwe mu icumi nk'uko byahoze kera. Ubu tuvuga ibi, umuryango wa Bibiliya wo mu Bwongereza kimwe n'indi miryango iterwa inkunga nawo hirya no hino ku isi bari gutabaza. Kubera iki? Hari imvugo yateye mu Burayi mu myaka 50 ishize igira iti amazi ari gukama. Ibi babivuga kubera ko ubukristo, kugana insengero, gutura cyangwa gutanga icyacumi bitakitabirwa nka mbere. Ibikorwa byaterwaga inkunga n'amafaranga y'idini biri guhagara hirya no hino ku isi. Kimwe mu byabuze abaterankunga harimo n'imiryango icapa kandi igakwirakwiza Bibiliya hirya no hino ku isi. Ibi ni by'uyu muryango wa Bibiliya mu Bwongereza wabonye mu myaka ishize, maze utangira kugirana amasezerano n'ibindi bigo n'amashyirahamwe ngo niba bifitiye amafaranga bayashoremo. Nguko mu myaka 100 ishize Bibiliya hirya no hino ku isi yabaye igicuruzwa batekereza ko cyinjirije benshi. N'uyu munsi mu Rwanda kugura Bibiliya si bya buri wese kubera ko zihenda, kandi nako bimeze mu bihugu byinshi. Ku rubuga rw'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda hari itangazo ribabaje rigira riti mu myaka 10 ishize abaterankunga ba Bibiliya baragabanutse ku kigero cya 87%. Umuryango wa Bibiliya mu Rwanda urasaba buri wese gutera inkunga Bibiliya uko ashoboye. Nguko byifashe hirya no hino ku isi, ntabwo ari mu Rwanda gusa. Dore urugero rw'aho byabaye, maze umuryango wa Bibiliya mu Bwongereza ugatanga uburenganzira ko abandi bicapiye Bibiliya kandi bagahabwa uburenganzira bwo kuyikwirakwiza. Hari mu mwaka w'1907 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hacapiwe Bibiliya ya King James Version igenewe abigishwa ba Bibiliya, bisabwe n'umuryango wo mu rwego rw'amategeko abahamya bakoresha muri icyo gihugu witwa Watchtower Bible and Tract Society. Nyuma yaho abahamya ba Yehova bacapiye Bibiliya ya King James Version bakoresha amacapiro yabo, ku buryo mu mwaka w'1992 bari bamaze gucapa kopi z'iyo Bibiliya 1,858,368. Niba umuryango ukomeye nk'umuryango wa Bibiliya wo mu Bwongereza uri kunanirwa gukomeza gukwirakwiza Bibiliya nk'uko byari bimeze kera, niba imiryango ya Bibiliya hirya no hino ku isi iri kugenda ibura amafaranga y'abaterankunga, isi izakinga imiryango burundu, abantu bazakuraho Bibiliya, isi ibigo byigenga by'ubucuruzi bizabishoramo imari bigamije inyungu. Nibigenda gutyo se Bibiliya izaba umutungo wande, kandi se ninde uzagena igiciro cyayo? Reka tubitege amaso, igihe nicyo kizatanga igisubizo. Nkibutse ko niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, ndakwinginze kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo nihajyaho ikindi kiganiro cy'igita kikugeraho mu buryo bwihuse. Ukora like niba ukunze ibyo dukora, ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo, kuko kenshi tujye dutegura ibiganiro byacu tugamije gusubiza ibibazo by'abakunzi bacu. Ndagushimiye, naho ubutaha ibiganiro byacu byo nakagaruka.